tube maso tutazatungurwa nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa. Mana ya Aburahamu, Isaka ndetse na Isirayeli, ni wowe duhanze amaso muri iki gihe gikomeye. Tebuka udutabare, dore iyi si igeze aharenga, n'umuntu waremye mu ishusho yawe yafashe iyindi sura. Dufate udukomeze, kuko atabaye wowe twashira, ni wowe kubaho kwacu Uwiteka. Tebuka uturengere, natwe tube maso kandi duhore twiteguye, kuko umunsi w'Uwiteka dore uri bugufi kugera. Isarura ry'isi riregereje, kandi dore abantu barabuze. Tube maso tutazatungurwa nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa. Natwe tube maso kandi duhore twiteguye, kuko umunsi w'Uwiteka dore uri bugufi kugera. Isarura ry'isi riregereje, kandi dore abantu barabuze. Tube maso tutazatungurwa nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa. kandi duhore twiteguye, kuko umunsi w'Uwiteka dore uri bugufi kugera. Isarura ry'isi riregereje, kandi dore abantu barabuze. Tube maso tutazatungurwa nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa. Natwe tube maso kandi duhore twiteguye, kuko umunsi w'Uwiteka dore uri bugufi kugera. Isarura ry'isi riregereje, kandi dore abantu barabuze. Tube maso tutazatungurwa nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa. Shikamisha umutima mu bihe bikomeye, ntabwo wazigera bagira ubwoba. Nubwo ingabo z'umubisha zagerageza kugaba ibitero, ukwiringira azagutegereza kuzamutabara. Hari nubwo tubabazwa, ariko dufite isezerano. Edeni yacu twanyazwe na Satani, tuzongera kuyibamo. Natwe tube maso kandi duhore twiteguye, kuko umunsi w'Uwiteka dore uri bugufi kugera. Isarura ry'isi riregereje, kandi dore abantu barabuze. Tube maso tutazatungurwa nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa. Natwe tube maso kandi duhore twiteguye, kuko umunsi w'Uwiteka dore uri bugufi kugera. Isarura ry'isi riregereje, kandi dore abantu barabuze. Tube
tube maso tutazatungurwa nk'abo mu gihe cyo